ari bitanu, ibintu bitanu bigereranywa n'imva abantu baguyemo kandi benshi bazirimo, baragenda baratambuka, ubona bahumeka, ubona ari bazima, ariko nyamara ni imirambo yibera mu mva. Navuze ngo ni agahinda gakomeye. Buriya iyo umuntu adashyinguye umuntu we arababara, ariko nawe hari umuntu wawe wapfuye gusa ntuzi ko yapfuye, nicyo kibabaje. Iyo uza kubimenya ukamushyingura, ariko impamvu ntabwo wari bubimenye, aba bantu bapfuye bahagaze. Hari abantu bapfuye bahagaze, ujya kubona ukabona ni umugabo, ukabona ni igikwerere neza neza inateruye n'ibyuma, wamureba ukabona uri bishop, uri pastor, uri revera, niwo muhamagaro wawe. Wari inzahara Imana yaguhamagaye. Benshi ni mwari mwambaraga inkweto ntazo mwambaraga, mwibuka amavunja mwari murwaye, handi bafite ibirenge bitambamye, uretse Imana yakugiriye ubuntu. Ibirenge byawe byaranukaga, kandi n'uyu munsi hari abo bikinuka, baragiriwe neza n'Imana. Bera iki byari bitambamye, Imana y'amahoro idutabara. Ariko Imana irakwibutse, ikugiriye ubuntu kubw'imbabazi zayo, iguhaye kumenya ijambo ryayo, ikugiriye ubuntu, iguha no ku mpano zayo zo kugira ngo ufashe abantu bayo. Urangije uragenda uragara, hari uburyo mwambara ibishura meza neza mukamera amababa, mwamara kumera amababa mukamera nka dendo, umuntu akagenda atikoraho ameze nk'ikigangaza. Umva nkubwire, ngo bagukunze kubera yuko wari ukunditse, bakunze impano y'Imana yari ikurimo. Uyu munsi nicyo cyatumye abantu bagukunda. Ariko uragenda ushyiraho ofisi z'ibitabashwa, uragenda ushyiraho protokole, uragenda wubaka ibintu. Umukirisitu araguhamagara ati wansengeye ku mwana wanjye arembye, ati ngwino ufate randevu. Arafata randevu yo kujya hehe? Nijya hehe? Umuntu akamara iminsi ku biro bya pasiteri, ukamarayo iminsi 1, 2, 3, 5 utegereje ngo pasiteri uri Imana. Ariko uyu munsi wa none ubwibone bwisha abantu. Iyo ni imva ya mbere Imana yanyeretse, ubwibone. Abantu bishwe n'ubwibone, abantu bishwe no kwishyira hejuru. Imana y'amahoro itugirire neza. Icya kabiri ni icyubahiro. Iyi mva yitwa icyubahiro, abakozi b'Imana irabarimbuye, barapfuye. Yesu ashimwe, ndagusuhuje nkwifurije amahoro y'Imana, komeza guhabwa umugisha n'Imana. Turi mu kwezi kwa 12 nk'ibisanzwe, ndakwifuriza umugisha w'Imana. Ni Profete mu gusuhuza, reka nkubwire ngo komeza ugubwe neza, ndakwifuriza kurangiza umwaka wa 2024 ugihumeka umwuka w'abazima. Uwiteka akomeze akurinde kandi akomeza guhagarareho, kandi ndakwifuriza gutangira umwaka wa 2025 uguwe neza kandi Uwiteka kwishimira. Uyu munsi ndagarutse nzanye ubutumwa Imana yampaye ubutumwa nzaniye abantu kugira ngo dukomeze duhugurane muri uru rugendo. Ku bana kwabo kwiza barahugurana, kandi uyu munsi icyatumye Imana ihamagara abandi kwari ukugira ngo dutunganye ibyasigaye bidatunganye. Rero uyu munsi niwumva ijwi ry'Imana ntiwinangire umutima, ndagusabye ukurikirane iki kiganiro cyose ukirangize. Wowe uje muri iri teraniro, bana nanjye iki kiganiro cyose ugikurikirane ukirangize, kuko kiraza kugufasha, ndetse hari aho uri buve, hari ahandi hantu uri bugere. Nahawe ibintu bitanu ni ibintu bitanu Imana yampaye, ndetse bigereranywa nk'imva. Ni imva 5 zishe abantu mu ngeri nyinshi, abakomeye, aboroheje, abapasitori, ababishopu, ndetse zikagera no mu bakirisitu. Ni imva 5. Imana y'amahoro itugirire neza. Izi mva uko ari 5 ndaje nzibasobanurire, kandi buri mva yose uraza kumenya uko bimeze. Imana y'amahoro itugirire neza.
imana y'amahoro ishimwe. Turi mu gihe abantu batazi ko turimo turagenda tugana igihe cyo gucungurwa kw'abera. Isi irimo iragenda igana ku musozo, cyangwa se igihe kirimo kiragenda gihita vuba. Abantu barimo barabyina n'akazaza, abantu bakirengagiza ko ku gihe cya Nowa, igihe cya Nowa abantu barabwiwe, abandi barabwirwa, ariko uyu munsi abantu ntibashaka kumva, baryohewe n'isi, bararirimba ngo isi iraryoshye, isi iraryoshye. Ariko mu bigaragara abantu basinze amahoro. Imana yahaye abantu umugisha, ibaha amahoro, ariko barayagotomera, bayabamo, ndetse baranayasinda. Abantu bamaze gusinda amahoro. Imana itugirire neza. Rero uyu munsi wa none Imana intumye kukubwira bino bintu. Imana impaye buno buhanuzi ngo nze mbubabwire, kandi buri wese niyisangamo, ugasanga iyo mva nawe uyirimo. Hari abantu benshi bari mu mva, abantu benshi bari mu mva, urutonde rw'abantu benshi bari mu mva. Imana y'amahoro itugirire neza. Kandi urareba ugasanga baragenda, barahumeka, barakora, ubarebye ubona ari bazima, ariko barapfuye. Buriya impfu zose zibaho mu rupfu, urupfu wagira, urupfu rwakubaho, urupfu rwari rwo rwose. Urupfu rurababaza gushyingura uwawe, ariko buriya nta kintu kibaho kibabaza nko gupfusha umuntu ntumushyingure. Imana y'amahoro itugirire neza. Abantu benshi baragenda ariko bapfuye bahagaze. Abantu bapfuye bahagaze, uramureba ukabona ni umugabo w'igikwerere, ariko wajya kureba ibikorwa akora ugasanga yapfuye ahagaze. Ugasanga ni imirambo igenda, ugasanga ni umumama mwiza ubereye kubaka urugo, ubereye kubaka umuryango, ubereye kubaka sosiyete, wanagira n'ikintu amara, akajya mu bandi bantu akagira icyo amara, ariko yapfuye ahagaze. Akenshi buriya Salomo yabivuze neza, bivuga mu migani, aravuga ngo akenshi iyo ikigoryi gicecetse, iyo ikigoryi gicecetse abantu barakireba bakagira ngo ni ikinyabwenge, kubera ko iyo gicecetse. Akenshi guceceka gutwikira ibintu byinshi, guceceka guhisha ibintu byinshi, ariko burya akenshi iyo ikigoryi gicecetse abantu barakireba bakagira ngo ni ikinyabwenge, ariko iyo kivuze nibwo umenya ko cyari ikigoryi koko. Tubonye abantu benshi basakuza, bavuga byinshi, ariko akenshi ntabwo uzasangana umuntu ufite Imana. Imana iracyafite abantu nubwo bimeze gutyo. Imana ifite ibihumbi 7 bitarapfukamira Bayali. Hari itorero ry'Imana Imana yisigarije riri mu ibanga. Abantu mwasenya umurimo w'Imana, mugacisha imbaraga, mukayobya benshi, ariko Imana ifite itorero yibikiye mu ibanga. Hari abantu bacyubaha Imana, hari abantu basenga Imana, hari abantu barimo kwingingira itorero, hari abantu barimo kwingingira igihugu, hari abantu bari gusenga, basengera itorero, basengera igihugu, basengera umurimo w'Imana. Abo bantu bari mu ibanga, abo bantu bari mu ibanga. Ariko uza ngo njyewe ngo mvuye mu masengesho y'iminsi 40, gusenga ntibabivuga, gusenga barabikora. Gusenga ntibabivuga, wiza kuyobya abantu. Gusenga ntibabivuga, gusenga barabikora. Rero turi mu gihe abantu bose babaye abafarisayo. Turi mu gihe abantu, buri muntu wese areba akavuga ngo nta foto nta cyabaye. Turi mu gihe umuntu imodoka imugonga agasambagurika hariya, agasambagurika hariya, umuntu agahita azana smartphone akavuga ati uretse gake, uretse mfata ifoto, nta foto nta cyabaye. Uyu munsi wa none turi mu gihe ugira ibyago mbere yuko bagutabara bakabanza bagafata ifoto. N'ugutabaye kandi nawe abanza avuga ati nimumfotore. Ni mu minsi y'imperuka urukundo rwa benshi ruzakonja. Turi mu gihe umuntu aguha amafaranga atagira n'icyo akumarira.
ariko akakubwira ati ngwino tubanze dufate ifoto, ndayaguha ariko ngwino tubanze dufate ifoto. Cyo nicyo gihe turimo. Nyamara Bibiliya ijambo ry'Imana ngo mu minsi y'imperuka Antikristo azaza gukora. Ibyo ngibyo twabyumvaga kera, kavuga ngo abantu bazashyirwaho ikimenyetso kugira ngo ubashe kubona ibyo kurya, benshi bashyirwaho ikimenyetso. Ariko uyu munsi wa none abantu benshi murabibona yuko icyo ngicyo abantu benshi kugicika biragoye uretse imbabazi z'Imana. Abantu bashyize imbere inda cyane kuruta uko bashyize imbere gushaka mu maso y'Imana. Niyo si turimo, niho si tuganisha. Ariko haramutse habaye hariho abera b'Imana, uyu munsi hariho abera b'Imana bagibasha kuririra umurimo w'Imana. Sibyo? Uyu munsi bakibasha kuririra umurimo w'Imana. Bibiliya ijambo ry'Imana riravuga ngo mbese imfatiro zisenyutse. Uyu munsi turi mu gihe nta muntu ugifasha gufata amasengesho ngo asengere mwene se, umusengere kubw'ikibazo afite. Uwo mwanya ntiwawubona. Kuko uwo mwanya se wawubona, reka ahubwo ubonye icyo kumuvuga, ubonye icyo kumutaranga. Iteka turi mu gihe abantu bahora barekereje bategereje kureba ikiza kukubaho ngo babone uko babona amakuru. Turi mu gihe umuntu ashobora kubaho atitaye ngo ninde yishe, atitaye ngo ninde yahemukiye, ariko akavuga ngo ngomba kurya wana, ngomba kubaho. Buriya mugiye kwireba mukisuzuma, mwasanga uyu munsi abantu benshi n'abicanyi. Inkota abantu bakoresha ntizigaragara, ariko iyi nkota yitwa ururimi. Ururimi kuri iyi si, cyane cyane kuri iyi si, umuntu uzi kuvuga neza uwo ni ubaho neza. Uzi kuvuga neza uwabaho neza. Usanga no mu banyepolitike ntabwo waba umunyepolitike utazi kuvuga neza. Imvugo zabo nyinshi abazi kuvuga neza. Ururimi ruragukomeza cyangwa ururimi rukagushyira hasi. Uyu munsi wa none ururimi ni inkota ibasha kwica umuntu kandi ikamwica nabi kuruta uko wafata umuntu ukamutera igisasu cya kirimbuzi agapfa bikarangira. Uyu munsi ubasha kwicara kuri kamera ukamara isaha yose utaramye umuntu, umutaramye, umuvuga ngo yarasambanye, umuvuga amagambo, umusebya, umuvuga nabi. Nyamara uyu munsi urimo urabikora kugira ngo ugende ubeho urye, ariko nyamara uramwishe, kandi umwishe by'igihe kirekire, kandi ntumwishe wenyine, umwicanye n'umuryango we. Ko uyu munsi uyu mugabo uri musebya yego ni igisambo, ariko buriya ugiye kureba neza nawe wasanga uri igisambo. Ahubwo nuko iteka uyu munsi ukuntu isi yubatse, ntabwo igisambo ari ikitarafatwa, ahubwo igisambo ngo kibi cyafashwe. Ariko iyo ugiye kureba usanga abantu bose ari ibisambo. Abantu benshi mwuka w'ubusambo babamo kubera ko ni ku isi ikoze. Abantu barangwa no kwifuza, abantu bakarangwa no guhuguza abandi. Niyo mpamvu ikizabikubwira ntabwo duhaga. Uyu munsi mbona ibihumbi 100, ahubwo ngo yaza kuba ibihumbi 120. 120 nayabona ariko ubu ngubu aramutse abaye 150. Duhora mu gihe cyo kwifuza, ntabwo duhaga, abantu ntibanyurwa. Ariko uyu munsi uramutse ugiye ujya gukora ikintu ukavuga ngo iki kintu ngiye gukorera mwene data aramutse abaye ari njyewe, aramutse abaye ari njyewe, umuntu nagusaba akakubwira ati dore naburaye ngaburira mwene data, uzamugaburire utitaye kuvuga ngo nuwahe, utitaye kuvuga ngo bimeze gute. Impamvu nta yindi, inzara iraryana. Nawe uzishyire mu mwanya wiwe urebe iyo utararya inzara uba ufite. Noneho urebe noneho wamaze umunsi umwe 2 ntararya, noneho wicara uvuge ngo aramutse abaye ari njyewe, aramutse abaye ari njye. Nubona umuntu akubwira ngo nabuze amafaranga yo kwishyura inzu,
ku bantu bakodesha niba hari ikintu gihangayikisha kibaho ni ukuryama mu nzu uzi ko utarayishyura. Uraryama ibitotsi ntibiza, urigaragura ku buriri, imbaraga zikaza ukazishaka ukazibura, ubuzima bwanze byagoranye. Niba hari ikintu kibaho kivunana ni ukuba mu nzu y'abandi ariko ukaba uzi ko utari wayishyura. Noneho uyu munsi wowe ukicara ngo ukagenda kubera ko uhaza uguwe neza, ukagenda ukicara hariya umuntu ukamutarama ngo utabasha no kwiyishyurira inzu abamo. Ntawanga kubaho neza, ahubwo uyu muntu arabibura. Umuntu abura uko, nta muntu ujya yanga kubaho neza. Ntibazakubeshye. Umuntu mba nifuza ibyiza ariko bikanga, sibyo? Twese twisabira ibyiza, twese twisabira imigisha, twese twisabira ibintu byiza kuri twe, ariko nyine ibibi bikaza. Ariko nyirizina nubona nahuye n'ibintu bibi ntukumve yuko ndi umuswa. Mba nagerageje. Rero ndagira ngo nkubwire iki kintu, ibi bintu uko ari bitanu, ibintu bitanu bigereranywa n'imva abantu baguyemo kandi benshi bazirimo. Baragenda baratambuka, ubona bahumeka, ubona ari bazima, ariko nyamara ni imirambo yibera mu mva. Navuze ngo ni agahinda gakomeye. Buriya iyo umuntu adashyinguye umuntu we arababara, ariko nawe hari umuntu wawe wapfuye gusa ntuzi ko yapfuye. Nicyo kibabaje iyo uza kubimenya ukamushyingura, ariko impamvu ntabwo wari bubimenye. Aba bantu bapfuye bahagaze. Hari abantu bapfuye bahagaze, ujya kubona ukabona ni umugabo, ukabona ni igikwerere neza neza inateruye n'ibyuma, wamureba ukabona ahubwo tuko byasa kose arimo umuntu, ariko byaheye ni umurambo ugenda. Imana y'amahoro itugirire neza. Rero imva ya mbere irimbuye abantu benshi, irimo abantu bakomeye, abakomeye, aboroheje, abapasiteri, ababishopu, abarevera n'abakirisitu muri rusange. Iyi mva abantu bayisanzemo. Iyi mva ya mbere ni imva yitwa ubwibone. Ikintu bita ubwibone. Ubwibone burimbuye abantu benshi, burimbuye abantu benshi. Imana yahaye abantu umugisha, uwo mugisha Imana ibahaye ubatera ubwibone. Imana yahaye abantu feva, iyo feva ibahaye ibatera ubwibone. Imana itugirire neza. Abantu baribona neza, arangije bubaka inkuta zibatandukanya n'abandi. Imana itugirire neza. Zuko hari abantu ni abapasiteri cyangwa se ni abahanuzi cyangwa se ni abaprofete, ni ababishopu. Uyu munsi wa none nibo ndi buvugeho kuko niho mba, ariko nyirizina no mu bandi bantu birimo. Ugasanga Imana yakugiriye ubuntu, iguha akazi wari ukababaye, uragenda uba umuntu ukomeye mu biro, uba meya cyangwa uba gitifu, uragenda uba umuntu udasanzwe, ariko uyu munsi wa none umuntu akakugana ababaye, akuzaniye icyifuzo cyangwa se akuzaniye ikibazo, akubwira ngo umurenganure, ukabanza ukikaraga mu ntebe gatatu, ugahindukira ati harya waruje gushaka iki. Uyu munsi ukabanza ukajya kuri chat, umuntu yicaye imbere yawe mu biro byawe, yicaye imbere yawe, ukabanza ukajya muri chat, ukabanza ugakubita n'agatwenge ugaseka, kubera ko ugiye kuri TikTok no kuri WhatsApp ukabanza ugaseka. Umuntu yicaye imbere yawe arababaye, akuzaniye ikibazo, sibyo? Uyu munsi uri bishop, uri pastor, uri revera, niwo muhamagaro wawe. Wari inzahara Imana yaguhamagaye. Benshi ni mwari mwambaraga inkweto ntazo mwambaraga, mwibuka amavunja mwari murwaye, handi bafite ibirenge bitambamye. Uretse Imana yakugiriye ubuntu, ibirenge byawe byaranukaga, kandi n'uyu munsi hari abo bikinuka, baragiriwe neza n'Imana. Kubera iki byari bitambamye. Imana y'amahoro idutabara. Ariko Imana irakwibutse, ikugiriye ubuntu kubw'imbabazi zayo, iguhaye kumenya ijambo ryayo, ikugiriye ubuntu, iguha no ku mpano zayo zo kugira ngo ufashe abantu bayo. Urangije uragenda uragara, hari uburyo mwambara ibishura meza neza mukamera amababa,
mwamara kumera amababa mukamera nka dendo, umuntu akagenda atikoraho ameze nk'ikigangaza. umva nkubwire, ibuka aho Imana yakuvanye. numara kuhibuka wongere wibuke guhamagarwa kwawe, wibuke yuko utagiraga iyuba, wibuke ko utagiraga ibyo ukora, wibuke ko ako gasura ufite ari ukubera Imana. uyu munsi abantu ntabwo bagukunze kubera yuko wari ukunditse, bakunze impano y'Imana yari ikurimo. uyu munsi nicyo cyatumye abantu bagukunda. ariko uragenda ushyiraho ofisi z'ibitabashwa, uragenda ushyiraho protokole, uragenda wubaka ibintu. umukirisitu araguhamagara ati wansengeye ku mwana wanjye arembye, ati ngwino ufate randevu. arafata randevu yo kujya hehe? nijya hehe? umuntu akamara iminsi ku biro bya pasiteri, ukamarayo iminsi 1, 2, 3, 5 utegereje ngo pasiteri. ese uri Imana? uyu munsi wa none uragiye ugura amamodoka, muragenda uyu munsi wa none ufite ababodigadi n'ababawonsa. uyu munsi wa none ni iki? iyo Mana wizera itabasha kukurinda, iyo Mana wizera itabasha kugutabara. Imana y'amahoro itugirire neza. ariko uyu munsi wa none ubwibone bwisha abantu. iyo ni imva ya mbere Imana yanyeretse, ubwibone. abantu bishwe n'ubwibone, abantu bishwe no kwishyira hejuru. Imana y'amahoro itugirire neza. icya kabiri ni icyubahiro. iyi mva yitwa icyubahiro, abakozi b'Imana irabarimbuye, barapfuye. ikintu bita icyubahiro cyo bita, uyu munsi wa none ushobora guhamagara amatitire abantu bashyizeho, bamwe ngo ni ba musenyeri, ariko nyamara ndakwibutsa ni byiza icyubahiro abantu bashyizeho. uyu munsi wa none usigaye ureba umuntu ukamureba ukamubonamo, ukamubona nta nubwo wamukoraho, sibyo? uranena uyoboye, ni abakene, ni iki? ariko nyamara cyakuzamuye, ibuka yuko iyo adatura cya giceri cye ntabwo uba ugeze aho ugeze uyu munsi. wiza kubeshya, waje muri uyu murimo nta kintu wari ufite, sibyo? njyewe ubwanjye aho ndahangaha, yewe nakijijwe nkizwa, se nta kintu nari mfite. ese njyeho nkwiyemereho, ibyo ntunze byose nabibonye kubera gusenga. uyu munsi wa none urya muntu nari inyoboye, kirya giceri cyawe cy'ijana watanze cyatumye iminsi yicuma, gituma ngeraho ngeze uyu munsi, sibyo? rero bituma uyu munsi nguha agaciro, nkavuga nti iyo utaza kuba wicaye hariya sinari bube ngeze aha ngaha. ariko uyu munsi wa none uriho, impamvu uriho witwa bishop nuko abo bantu bakwicaye imbere. ukwiriye kububaha, ukwiriye kubumva, ukwiriye kubasengera. kubera iki muri iyi minsi abantu batanga icya-10 ariko ntibazamuka? kubera iki? muraryoherwa no kurya ibya-10 n'amaturo, ariko ntimushaka gusengera abantu ngo mubazamukire imisozi. uyu munsi ibifu byagiye imbere. uyu munsi uhagarika hariya meya, ugahagarika ariya pasiteri. uyu munsi wa none usanga pasiteri asigaye arushinda meya. inda zagiye imbere neza neza, n'ingaruka z'uko abantu badasenga. uyu munsi wa none urabwira abantu ngo nibareke kwiyiriza. uyu munsi ugasanga abapasiteri ni mwebwe mushyira imbere muvuga ngo kujya mu butayu kuko mumaze guhaga. uza amajoro waburayemo, uribuka usesera mu mwobo, none se kirya gihe wari inyaga? noneho uyu munsi wa none niba ari icyaha, uyu munsi wa none ari ubuyobe kubera ko umaze gukomera, jya hariya usaba imbabazi ko wabeshya abantu. ariko umunsi utari wazamuka wahoraga mu butayu, wahoraga mu misozi, wahoraga wiyiriza. ariko uyu munsi kuko umaze guhaga, sibyo? nkaho akawa mugani ngo indi hazi kandagira mu buki, sibyo? uretse ikigoryi cyonyine nicyo gishobora gufata isahane waririyeho warangiza ukayimena. amusori ntabwo njye ndimo ndagutuka. Imana y'amahoro itugirire neza. ariko kuba umaze gukomera ntabwo ukomeye kubera wowe, ni Imana yagukomeje, ni Imana yakuzamuye, sibyo? rero ibyo ngibyo byubahe, wubahe iyo Mana,
wubahe ko Imana yakuzamuye, wubahe ko aho wavuye, sibyo? Ureke icyo icyubahiro ni icy'Imana, cishwa bugufi, icyubahiro kibi cy'Imana. Kuki mudashaka guca bugufi? Kuki mudashaka gucishwa bugufi? Uyu munsi wa none abantu icyubahiro bacyambuye Imana, icyubahiro bakigize icyabo. Abantu uzuko mugeze ku rwego rw'uko abantu babasenga, uzuko mugeze ku rwego rwo kuvuga ngo ni mwebwe mukiza abantu. Amwajye mureka kubeshya sha. Ibyo buvuga ibintu by'Imana ikora urabifata ukabyiyitirira, sibyo? Mose Imana ijya kumuca ku ngoma, agenda ajya gupfa yazize iki? Yabwiye Abayisiraheli arababwira ngo mwa bwoko mwe butagonda ijosi, njye na mugenzi wanjye Aroni twabasha kubakurira amazi. Umva uko yavuze, twabasha kubakurira amazi muri uru rutare, sibyo? Ibyo byose Imana niyo ibikora, ariko yarirahiriye iravuga ngo icyubahiro cyane ntabwo nzagiha undi. Umva mbabwire, yemwe abantu mufata icyubahiro cy'Imana mukagikinisha, mukagifata gutyo gusa. Ayiwe, oya, icyubahiro cy'Imana ntabwo izagiha undi, ntabwo izagiha undi. Imana y'amahoro itugirire neza. Ndi kuvuga imva 5 zirimbuye abantu kuri iyi si, zirabarimbuye. Iyi mva yitwa gukunda icyubahiro, ikintu bita icyubahiro. Nimubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi byose muzabyongererwa. Yewe, Imana y'amahoro itugirire neza. Mbere vera mbe pastor, wakwibutsa aho Imana yagukuye, wahibutse wasubije amaso inyuma. Uyu munsi mukita ku mfubyi n'abapfakazi. Uyu munsi kuki muvuga ibyo mutabasha gukora? Kuki muvuga ibyo mutabasha gushobora? Kubera iki muvuga ibintu mutabasha gukora? Niba Imana ari urukundo, iyo Mana uvuga ikabituye muri wowe, nawe wagakwiye kuba uri urukundo. Ariko uyu munsi wa none uragendera muri etage, uraryama muri etage, uba muri Range Rover, ariko umuntu akaza akakubwira ngo nsengera abansohoye mu nzu, nawe ugatinyuka isoni nke gusa, ukamurambikaho ikiganza ngo genda Imana ikugirire neza. Natagirirwa umugisha ari kumwe nawe, umugisha azawukura hehe? Urukundo ni iki? Itorero rya mbere basangiraga ibyabo. Itorero rya mbere nta mukene wabaga muri bo, bera ko barafashanyaga. Wari ushoboye yafashaga udashoboye, umunyantege nke yakazamura umunyembaraga, bakazana ubutunzi bwabo bakabusangirira hamwe. Ariko uyu munsi wa none urahagarara uri gutura imibi ngo Imana ishimwe, ndashima Imana, Imana itugirire neza, kuko umaze guhaga uraho ngaho. Umuntu akamara isaha yose ndashima Imana yangiriye neza, murabibona, urabona uko narindi si ho nyiri, urabona nazanye n'inda, ndashima Imana ko imodoka narindimo yayihinduye. Ibyo ngibyo bakabikomera amashyi. Ariko nyamara uyu munsi washimye Imana ko hari abantu wafashije. Byibuze shima Imana muri uyu mwaka, basi uyu mwaka ushize, sibyo? Hari umuntu wacanye imbabura bitewe nawe, imbabura iraka abigizemo uruhare. Hari abana mu rusengero rwawe, umuntu arazana icyifuzo ngo abana banjye sibiga, wowe ukamusengera, wabuze n'ubwenge. Reka nkubwire, abantu uko mungana mu rusengero, abantu 500 igihumbi, ntago hagakwiye kuba harimo abakene, harimo abantu batiga, babana babo batiga, harimo abantu. Uyu munsi wa none niyo wategeka nkawe pastor, uyu munsi wa none ukavuga ngo umuntu natanga igiceri cy'ijana, kimwe cy'ijana, mwarihirira abantu amashuri bakiga bakagenda. Ariko si byo wabikora ko nawe uba ugitegereje, niho ubucungiye. Gusenga kwiza nuko uyu munsi niba umuntu aje akubwira ngo naburaye, musengere, ariko nurangiza ugerekeho no kumugurira umufuka w'umuceri. Basi se ntubishoboye, jya mu rugo umudahire ku wawe,
mudahireho ibiro 5 umuhereze umubwire uti genda ujye kurya nawe ugubwe neza, Imana izaca inzira biturutse ahandi. Ariko si uyu munsi wa none umufashije iki? Ntabwo dayimoni zose zirukanwa n'amasengesho. Ntabwo dayimoni y'inzara yirukanwa n'ibiryo. Niba utamuhaye ibiryo se umuhaye iki? Uramubwiye ngo genda Imana ikugirire neza, nagera imbere iyo dayimoni iramuhotora. Mugaburire urebe ko iyo dayimoni yongera kugaruka. Niba umuntu afite abadayimoni bakubura imyambaro, iyo dayimoni ntabwo yirukanwa no kwa mu izina rya Yesu Mana muhereza imyambaro. So ni nke gusa. None wasomye uyu munsi wa none natakugiriraho umugisha arawugirira kurinde. Ariko uyu munsi wa none ukunze icyubahiro kurusha uwaguhaye agaciro. Icyubahiro mureke abantu muce bugufi, ngo abantu muce bugufi. Mana itugirire neza. Gukunda icyubahiro, abantu bakunze icyubahiro, mureke gukunda icyubahiro. Kuki mukunda icyubahiro? Sibyo? Imana yo mu ijuru yonyine itanga icyubahiro. Imana itakubahishije nta wakubaha. Umva nkubwire nta wakubaha. Sibyo? Imana itugirire neza. Imva ya gatatu ni imva yitwa gukunda amafaranga. Cyo bita imva ya gatatu ni amafaranga. Imva y'amafaranga yisha abantu benshi, abakomeye aboroheje, abantu barapfuye. Abantu barashaka amafaranga atuma umuntu agambanira mwene se akamwica, amafaranga atuma umwana agira gutya akica se wamubyaye, akica nyina wamubyaye, ashaka amafaranga. Amafaranga atuma umugore ava mu rugo agata abana be agiye guhiga amafaranga, ugata abana bawe wibyariye, ugata urugo rwawe ugiye gushaka amafaranga. Ariko ibi byose birashira. Ugasanga umuntu urakomeye, abantu bakuzi kukomeye, ariko ngo wafatiwe muri ruswa. Uri umuntu ukomeye, uri umuntu udasanzwe, ariko ngo wafatiwe muri ruswa. Imana igutabara. Imana igutabara, Imana ikugirire neza, Imana ikwibuke, Imana y'amahoro iguhagarareho. Iyi mva abantu benshi bayiguyemo, kandi iyi mva abantu benshi bayipfiriyemo. Imva ya kane ni ikintu bita ubusambanyi. Iyi mva urasanga abantu ntibari kuharenga. Iyi mva y'ubusambanyi yishe benshi, kandi iyi si irokamwa n'ikintu cy'umwuka w'ubusambanyi. Iyi ni imva abapasiteri benshi aramara gukomera, aramara kuzamuka, yareba umugore we akabona ntibaberanye. Cyagiye wamushatse mukennye kuko ari we wari kukwemera, ariko kuko ubonye amafaranga urabona abakobwa bose beza. Mva nkubwira umudamu wawe nawe si mubi. Umugore arabona amaze gukomera, abona akavuga ngo uyu mugabo si size yanjye, ntabwo ari unkwiriye, ngo ni umuturage, ngo nta gaturage kari aho ngaho, ngo ntabwo kari romantike, ngo ntabwo kari iki. Imana y'amahoro itugirire neza. Ariko ibyo byose niba wowe wasirimutse nawe wamusirimura, ariko mukagumana gukunda iby'isi, kunda amafaranga, ubusambanyi nimva abantu baguyemo, nimva bizisha abantu benshi cyane. Izi nimva abantu bazirimo nubwo bagenda hano hanze, ariko izi mva abantu bazirimo. Imana itugirire neza. Barameze gutya, abangaba Yesu yarabavuze, aravuga ngo bameze nk'ibituro bisize ingwa. Bameze nk'ibituro bisize ingwa. Urabareba uri bazima, ariko ni ibituro bisize ingwa. Imana itugirire neza. Barahemuka, bica benshi. Imana itugirire neza. Ubusambanyi buragwiriye mu rusengero, buragwiriye hanze yarwo, mu bapagani. Hehe, uyu munsi ntukibasha gutandukanya umuntu usenga n'udasenga. Imana itugirire neza. Ntukishaka kubwira umuntu ubutumwa bwiza. Ndabyibuka nza aha kuri Prayer Mountain, narindi mu gihugu cy'Ubuganda, nari naje gusenga. No murirayo n'umukozi w'Imana yari inshuti yanjye, twarasenganaga kera, ariko twongeye guhura ngira ngo aracyari wa wundi.
arangije arambwira ati mukozi w'Imana ngwino udusengere ngwino uduhanurire. Yo uracyahanura nka kera. Turicara, tumaze kwicara azana abadamu bari babiri bari bari kumwe. Tukicara mwuka w'Imana nzaho akinzaho anyereka umudamu umwe afite umugabo, ariko Imana ikanyereka abana bari kurira. Ijwi rirambwira ngo uyu mudamu afite amafaranga ariko yatwaye umugabo w'abandi. Ndangije ndamubaza nti wa mudamu we, ko Imana iri kumbwira ikibazo cy'umugabo ufite katari uwawe. Ngiye kubona mbona pasiteri andebye nabi, akindeba nabi arampagurutsa arambwira ngo ngwino nkubwire mukozi w'Imana, hari ikintu Imana ikumpishuriyeho. Nari ntaramubwira byose Imana imbwiye. Anjyana ku ruhande ati wowe nta soni urashaka kumfata ku nda? Imana itugirire neza. Ese ngufashe ku nda gute ko ntigeze nyikoraho? Imana idutabara. Ati urashaka kumfata ku nda wowe? Ati iriya modoka wabonye najemo. Ati uriya mudamu wayimpaye. Ati n'urusengero n'uriya mudamu wari umpaye urinyishyurira. Ibintu byinshi mfite mu rusengero niwe ubikora, n'inzu mbamo niwe uyishyura. None uratangiye. Ndabizi ko umugabo afite atari uwe, ariko amafaranga mpanda yakeneye. Wabyumvishije? Wumvishe urwego ibintu biro. Ndamubwira nti none tubigenze gute? Ati genda nyine umubwire ko Imana igiye kumugirira neza, unamubwire yuko agiye kujya Dubai vuba aha ngaha. Ndamubwira nti hoya wowe sinjye, umva kandi mbabwiza ukuri kw'Imana. Ndakubwiza ukuri nkunde cyangwa ubyihorere, sibyo? Ubundi si unkunze wamiki, ariko hashimwe Yesu wankunze ntakunditse, akankunda ntari we. Imana ishimwe, akankunda ntacyo ndicyo. Nambara ipantaro y'abagore nkanura, narakanuraga amaso yari yaravuye mu mutwe, nkanura ukagira ngo ni ikimodoka cy'intambara. Imana y'amahoro itugirire neza, Imana itwishimire. Umumama umwe yigeze ambwira ngo iyo nkurebye ngo ndareba nkabona ukanura ukareba ureba nk'igisambo. Ndangije koko njya muri miriwari ndavuga nti reka ndebe koko ndeba nk'igisambo. Nirebye muri miriwari nsanga koko ntabwo abeshya. Hari ibintu abantu bavuga ugasanga nibyo, ariko aho ngaho Yesu yadukuye mpibagirwe. Aka gasura ni ukubera Imana, mbayeho kubera Imana, ibyo nkora byose ni ukubera Imana, ntabwo nabyibagirwa. Nubona ko mbyibagiwe Yesu uzanyibutse, bya byuya byawe wabize kubwanjye. Wa mwanya mu Getsemani sinza wibagirwa, ubwo wabiraga ibyuya bisa n'amaraso. Ninjye mwami wazize, wanyikorereye intimba zari zaranyishe. Haleluya, Imana ishimwe. Wanyikorereye intimba zari zaranyishe. Ubu ndimo ndidegembya kubw'umusaraba, ndimo ndidegembya kubw'amaraso wamennye ku musaraba igorogota. Umpa agakiza ntaringa akwiye, umpa ijambo ntarindi ikwiye. Ndabizi ibi bintu mvuze biraza kurakaza benshi, sibyo? Kubera yuko muri abagome, nta bintu y'abagome benshi banatera ubwoba ngo ariko ibyo bintu ubuvuga ndabivuze ikibe kiba, sibyo? Uko niko kuri. Nta bwoba mfite, nta soni mfite uretse iz'ibyaha byanjye, nabyo Yesu yarabimbabariye. Imana itugirire neza. Ndashima umusaraba. Nta soni mfite uretse iz'ibyaha byanjye, nzajya niratagusa uwo musaraba. Kuri uwo musaraba ndasa nushobora kureba Yesu abambwe ari njye apfiriye. Ndatangaye mukiza, ntiwari ukwiriye kungirira iryo bambe njye waguhemuye. Ndatangaye mukiza, ntabwo wari ukwiriye kungirira iryo bambe. Rero naje nje kubabwira imva, izo mva zirimbuye abantu. Abantu bose, abakomeye, aboroheje, abanyembaraga benshi bazirimo. Izo ni imva abantu zirimo zirimbuye abantu benshi. Imva ya gatanu ni imva y'amoko. Abantu benshi barimo baribona mu bwoko,
kuruta uko bibona ko ari abana b'Imana. Umva nkubwire, ube muremure ube mugufi, ubwoko ubwo ari bwo bwose. Umva nkubwire, igifite agaciro ni ukubaha Imana. Uyu munsi waba muremure waba mugufi nta kintu bimaze. Igifite icyo kimaze ni ukuba waremeye Yesu agatura muri wowe. Twese turi abana b'Imana. Abantu murimo murashyira abantu imbere ubwoko, ariko uyu munsi ibyago iyo byaje twese bitugeraho. Imvura iyo iguye igwa mu mirima ya twese. Nta nubwo uyu munsi imvura yabura ngo wowe w'ubwoko runaka ubashe kumanura imvura, ntibyakunda. Uyu munsi urarebera umuntu ukamurebera mu mazuru maremare, ariko ayo mazuru twese ibivamo byose ni bimwe. Umva nkubwire, uyu munsi kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kuva mu byaha niko kujijuka. Uyu munsi icyama ukaba ubwoko bw'Imana, icyama uyu munsi ukirata kuri ubwoko bw'Imana. Ariko uyu munsi kwirata ngo njyewe nguze uwo ndiwe, ngo twebwe ngo turi ubwoko butavumika ni ubwoko bw'Imana. Kandi Imana yaremye umuntu uyu umwe, waba muremure waba mugufi, twese dukomoka ku muntu umwe Imana yaremye, uyu umwe wenyine. Imana y'amahoro itugirire neza. Rero uko byagenda uko ariko kose, waba abazungu babe, kandi uyu munsi si yabaye umudugudu, twese dusigaye tureshya. Imana itugirire neza. Uyu munsi urareba imyuzure iraba mu Buraya n'aha ngaha ikahaba, bo banaturusha n'ibyago byinshi cyane. Imana itugirire neza. Rero uyu munsi y'ibirayi byahenze, twese duhurira ku isoko. Imana itugirire neza. Twese duhurira ku isoko tukajya kugura ibirayi byahenze. Ubwo bwoko bwawe ntibwabasha gutuma ibirayi bigura makeya. Twese tujya kubigurira hamwe. Imana y'amahoro itugirire neza. Imana itwishimire. Ubwoko bwiza ni ubwoko bufite Imana nk'umutabazi uzabarengera mu makuba. Ikindi, ukambonamo mwene so, ukambonamo umuntu. Imana itugirire neza. Rero ndimo ndasoza, ariko hahirwa umuntu ufite Imana ya Yakobo, ni umutabazi uzamurengera mu makuba. Reka dushakashaka iby'Umwami ashima. Reka twizere, twiringire Imana. Nuyiringira nayo izagutabara, nuyiringira nayo izakuzamura, izagushyira hejuru. Ndasoje. Imana y'amahoro ibagire neza. Narinje kubabwira imva eshanu Imana yamishuriye zirimo zirimbura abantu, zirimo zirarimbura abantu. Imva ya mbere twayibonye ni ubwibone, abantu kwibona bitumye rwose. Iyi mva irimbuye benshi. Imva ya kabiri ni icyubahiro. Imva ya gatatu ni ugukunda amafaranga. Imva ya kane ni ubusambanyi. Imva ya gatanu ni amoko. Imana y'amahoro itugirire neza. Imana y'amahoro ibishimire. Reka mbabwire ngo nimugubwe neza. Ndabizi ni benshi bitari buze gushimisha, mvuze ibintu byinshi biremereye, ndabizi ntibiri buze kugushimisha, ariko ntacyo ngusaba kuko sindya iwanyu. Imana y'amahoro itugirire neza. Nta soni mfite kubaho ni Kristo no gupfa ni Kristo, ku mukristo wese ukuri. Imana y'amahoro itugirire neza. Kubaho ni Kristo no gupfa ni inyungu ku mukristo wese ukuri. Naho ndiho naho napfa nzi ko nkundwa n'Uwiteka, Yesu ampa ibyo nkena byose. Reka nkubwire ngo ndi amahoro. Rero singutinya. Hari abantu bajya bakunda gutera ubwoba, nguza abo turi bowe, nguza abantu. Hari uwigeze kuntera ubwoba arambwira ngo njyewe nguzi abantu bakomeye nziranye nabo, ngo nahita mvuga ngo muri ako kanya ngo nako gacano kawe bakagasiba. Ayiwe, umva nkubwire, naho cano bayisiba ntabwo umva nkubwire ngo abantu bakomeye uziranye nawe. Noneho njyewe wese uzabo nziranye nawe, nziranye na Yesu umwami w'abami, wimika abami akimikura abandi. Imana y'amahoro itugirire neza. Umuyobozi umwe yigeze nkanga, ansanze ku rusengero, narafunguye urusengero. Icyo gihe nta byangombwa nagiraga, narufunguye ku giti cyanjye, nta buyobozi mbwiye. Haza umuyobozi umwe yaraturutse ahantu, arambaza ati ninde wakubwiye ngushyire urusengero hagati mu bantu? Namusubije ijambo rikomeye cyane, ndamubwira nti nuko abo nyoboye ari abantu, iyo ziza kuba ari inyamaswa nari burujyane muri pariki. Imana y'amahoro itugirire neza. Arangije arambwira ngo ariko nguze uwo ndiwe, ndakureba uri umuntu. Imana itugirire neza. Arangije aravuga ngo ariko uzi ko mfite ububasha bwo kufunga runo rusengero, niba wari wowe warufunguye uzarufunga. Imana itugirire neza. Ejo arambwira ngo
uhereye none ntimuzongere gusenga. Ndangije arambwira ngo, ndabyibuka hari kuwa 4, arambwira ngo bizageze kuwa 5 nimuye urwo rusengero, ngo nibigeza kuwa 1 ngo azamona. Nanjye namubwira nti nawe bizageza kuwa 5 mpaye utakira aho ngaho. Imana itugirire neza. Byageze kuwa 5 baramuhaye imitasiyo, baramwimura aho hantu yayoboraga, na bugingo n'ubu ngubu yaheze mu cyaro ntabwo aravayo. Imana idutabare. Reka nkubwire, dufite Imana itabara kandi dufite Imana ihindura amateka. Ibyo tuvuga rero ntabwo ari ibyo tuba twishakamo. Twahawe umugisha n'Imana kandi twahawe kuvuga n'Imana. Imana itugirire neza. Rero nzavuga Imana neza kuko niyingirira neza, niyijya umugisha, niyijya intabara. Rero mureke tuvuge ukuri. Iki ni igihe cyo kuvuga ukuri. Imana itugirire neza. Kandi zimva abantu baziguyemo, baba we ibaze n'ukuri. Izi mva abantu baziguyemo, barapfuye barashize. Imana y'amahoro ibaha umugisha, Imana ibagirire neza. Reka mbabwire ngo ibiganiro byacu byo nakagaruka, ntugende udakoze subscribe hano. Ikiganiro niwumva ari cyiza ugisharinga inshuti yawe nayirebe iki kiganiro. Ukorera like, comment yawe ni ingenzi. Imana y'amahoro ikugirire neza. Urakoze cyane. Witeka kwishimire. Reka tuvuge ngo shalom shalom.